yes. Umeze bite se umusaza? Sawa James. Shahari yaciye bigiye ba. Bimurayarira ese ba. Ndimo ndayarira kugira ngo akazi kari kuboneka. Umuroko rutanga Chese wazi usigaye umwana ka. Akareka ibyo nje ntago babimfasheho. Shana hano muri no miss man maze imisi ndi kuri ku masite menshi. Ariko nakubitanye n'umugore wa Rutimbo papa. Reka kagira inkuru. Ubu birimo biragenda gake. Moda mwototora umusa. Ariko ntabwo ngo mwana uzaneza abantu. Tese nje mani. Abeze Rutimbo Papi mani nje ndi gaje. Biraca mariko. Byacaga musa. Nandi kumva makuru yawe bimeze bite? Nanjye rero umugore wa Rutimbo se mani. Oya mani zibanga bro. Ntari bari kwase. Umva ariko nanjye nakubitse irindi mani kikaba kimwe kimwe. Bari utarimbitsa agenda nanjye hari akana kariyo mani ndi kwiyongoza muri iyi minsi. Kwa Rutimbo kabasuye mani. Akana ni kaje vuba twarakubitanye hano ruguru. Karambwa ngo nakaho ariko nyine nagasuhuje bisanzwe nakabaza ati se bite ko nakoze muri iyi karitsiye. Ngo se karapika nk'umugore wa Rutimbo ba. Aya nakana niyo mpamvu mubwiye nje nibangari nakaze mani. Mani basubwa kukana saa karibu bro. Mani bisa nabyo tu. Ariko ni keza bisa nakana karadunditse bura kintu. Sasa rero mwana. Urabona duhuye nanjye ari udustaff twinshi narindi no kameca bayina cyako duceri. Nanjye mba ntigita imihanda mani kwa kundi nyine. Nta kibazo turi kumwe. Ako si sister. Ndagira ngo mwibarize. Igihe twasiye sindabona umutware wawe. Ako nawe urabaza mara. Umva sawa impamvu yanga kutubwira kwa aza wendana ko yagiye hanze akiraho wasanga yaragiye hanze Wasanga yaragiye mute. wabyitubwira Ko yereka mbabwira. Murabizi mugore wanjye. Nta mugabo wiriwe mu rugo n'umugore. Si byose? Ako si sister akora aba yagiye mu kazi. Yakarangiza akaganira n'abandi bagabo bagenzi babungurana ibitekerezo by'urugo. nese igihe cyose twaziye aha ko namubona akora amanywa nijoro nataye Abo bana aza mwaryama. nese basamuke ko twaje kugusura Nabyo namubwiye kuko muri nk'abashyitsi. Muzima. Nusabona ndwaye. Abana baje byari. Amaze iminsi. Icyo bigutwaye? Wari muri uru rugo ntukimbwiye n'imyanzo mfata. Umugore mu rugo. None umugore yabaye umugabo. Ese mbere nabaye umugabo ntabwo urugo ari urwanjye. Ubu umukecuru asigaye ata abantu bose babaza mu Kigali. Ntabwo ntibazataha bazahaguruka. Ndashaka kubaza ni ikibazo kuba turi hano. Twaraje kubasura. Ni ikibazo. sisi wasanga ari ikibazo ese ko yatubwiye ko umugabo wawe mubanye neza nawe numva ugaramutse kuba twanigeze hano bimeze bite Sobanurira abana. Ubundi se abana basuhuje. Yegora. Ni ukuri kubatoza rero. Ubu iyo nagiye no kumwirirwa. Kubatoza kunsuzugura no kutanyubaha iwawe. Ese bagusuzuguye hehe? Ngira ikintu bagusuzuguye. Cyane wowe basuzuguye. Ni ukuri Ahubwo kubatoza. banza umbwire kuki udakunda barumuna banjye. Ni ukuri kubatoza ngo bajye bansuzugura. None se wowe ko baje wabasuhuje. Goretse. Wowe wabasuhuje. Ndagiye. Nagiye aho ndaje Ndabakora iki se? turabisubiramo. Turabisubiramo. Namwe mwigize situbwire mumwihorere. kuko bamutuze reka da ese byamba mugabo Habe no kudusuhuza. Mwabana mureke na wane stress y'umunsi. Sister. sinzi niba bizamba mugihe byanjye nzaba ndeba kare nigendere Ati sasa rero ngiye guhamagara za nimero mama yampaye ntabwo ko zica mu bya nyabyo. Aha reka sha kanumve iciye aha ni sawa numva pe. Halo? Halo? Halo?
Mwiriwe neza. Erega ntabwo nakwibagiwe. Isoni se z'iki kandi? Sha nyine ndabyibuka biriya byari byaciyemo nyine kuriya, ariko ubu rwose ibintu bimeze neza. Ndakubeshya se ni ukuri pe. Uri mu nzozi? Kuri aya manywa se abantu bararota. Ndaguhamagaye ariko umva nkubwire, igitima kiri muri po po po. Ni ukuri ko uyu mwana umutima ugiye guturika kubera gushwanyuka nyine utera cyane. Aya ni urukundo sha. Siko nyinjoro ariko narose nguhamagara kuri telefone. Ayiwe none bibaye mama nyine. Ibintu bimeze neza rero. Hoya uzazinyuremo iriya nzira iza mu rugo rwose ntanaribamo. Sha nushaka urarana inkweto. Hari ikibazo se ahubwo uzaza ryari? Nta kibazo ahubwo wowe urapanga umunsi uzaza kunsura nyine, kugira ngo nzashake umunsi nyine. Urabona mu mibyizi mba nagiye mu kazi, mboneka ku cyumweru no kwa gatandatu gusa. Nta kibazo uzaza ni karibu. Sawa amayinite ashizemo nanjye nditaba ni ukuri pe. Ndagukunda. Sawa. Action. Teacher. Dudu. Dara. Uramubwira. Tuganire. Reka nkumviriza iki ko nari ndi kwitegura hano muri salo ngira ngo akayaga kinjiremo nkumva uri kuvugira hariya wihishe. Se hano nta rezo zibamo. Hoya. Hano nta rezo zihaba. Ahubwo hariya njya kubera nyine hari umugunguzi ugiye hejuru. Nzayo nkahagarara bigahita ziyubaka nk'umunara. Cyangwa uya ngo tutumve ibyo burimo muri fone. Nabyo byashoboka ndi urubyiruko leta. Ndi mpavugana gasi. Mama, ya nimero mwamaye bana papa. Nayikompoje ca. Yamfashe. Yanyitabye turaganira. Tumajije kuganira. Nyine ambwira akanamata. Wowe wamusubije iki? Nanjye nyine namubwiye ngo ndamukunda. None se urumva amata atajyaye amavuta. Genda mwana wanjye uzi ubwenge. Nakureze neza. Nanjye nyine nabonye majije gukura kandi mfite umukunzi. Ubwo ngubwo nyine ibisigaye ni ibya Rutimbo. Ibyo ngibyo nyine bizaza nyuma. Ahubwo se ma buriya
byari nzagusura se Ye! byari Azansura. reka